Nigeria impamvu abantu bahatekereza ko ariho iyo abantu babonye umuntu ukoresha Imana ikoresheje nk'umuntu ibintu bikomeye cyangwa ni nkuko wagereranya n'ikuzimu. Iyi minsi y'abantu bakize byihuse bakabona ubukiri, abantu ntibatinya kuvuga ngo uriya ngo banza yaragiye ikuzimu. Natwe rero abakozi b'Imana iyo imbaraga z'umwuka wera zimanutse zigakora ibintu bidasanzwe, abantu ntibabura kuvuga ngo gashobora kuba yaragiye Nigeria cyangwa Tanzania, ibyo bihugu uvuze bibiri. Ariko kuki baba bavuga izo mbaraga z'umwijima, kuki batavuga ku mbaraga z'umuremyi? Biriya ni ibiremwa. Ndagira ngo ubanze utekereze niba utangazwa n'ibiremwa icyo bikora, wakabanje kwibaza ku muremyi wabiremye. Ni supernatural power. Abantu twibaza uburyo umuntu aba ahagaze ari muzima agenda, wamusengera wajya kubona ukabona yikubise hasi arigaraguye. Ntabwo n'ubu twumva biba byagenze bite. Buriya mu Rwanda ntabwo bajya bemera ko hari umukozi w'Imana wava muri bo. Imana yakoresha ibintu bikomeye. Niyo mpamvu babitwerera abandi. Urumva? Bakabitwerera abandi ngo wagiye kubikura, wagiye kubikura. Iyo wirukanye dayimoni batekereza kurimo dayimoni. Sinzi urimo wumva, kuko ntibyari bihari. Umuntu ashobora kuba arimo dayimoni w'ubusambanyi bumubamo, urumva, ariko atebeje, yambaye ikote, yambaye karuvate, akora muri ofisi runaka, mbese dayimoni amwiberamo nk'inzu yakodesheje abamo nk'uko nawe ufite ahantu. Uwo muntu rero iyo muhuye mu nzira nta kibazo, urumva, nta kibazo wamubonaho. Kugira ngo ubone ikibazo biragusaba kuba uri mu mwuka. Wowe ubaye uri mu wundi mwuka wera ukareba wa muntu, ni wowe ushobora kureba wa mwuka uri muri wa muntu. Twongeye kubasuhuza kandi turabakunda, murabizi. Iyi ni IHIRWE TV, Bigenda Patrick. Kandi turabasuhuje hano muri hose. Imana ibaha umugisha. Nimba ufite ikibazo, ukaba ufite intambara iyo ari yo yose, ntugire ikibazo, ibigeragezo ibyo byose, turi kumwe n'umukozi w'Imana muri kino gihugu. Benshi barabizi, bazi imbaraga z'Imana zimuriho. Byanga byakunda uyu munsi niyo byaba bimeze gute, hari ikintu Imana iri bukore ku buzima bwawe. Pastor, turakwakiriye. Muraho neza? Muraho neza, tubasuje mu izina rya Yesu Kristo. Mwese aho muri abadukurikiye, kandi tunashimira namwe mwongeye kudutumira muri iki kiganiro, n'abadukurikiye mwese n'abazadukurikira mu gihe kiri imbere. Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane, murakoze. Turashimye namwe twongera kubabona ku IHIRWE TV. Bushize mwaduhaye ikiganiro cyiza, abantu baragikunda, cyari kirimo ibintu Imana bakoresha byinshi cyane, binagoye kubyumva, ariko bibaho. Turimo turizera ko bibaho. Ntabwo abantu benshi twe tuzi ko bibaho. Kumvaga ibintu bikomeye bikorwa, twabona ibintu bikomeye bikorwa n'abapfumu n'abaki bose. Ntabwo twari tuzi rero ko Imana yakora biriya. Niyo mpamvu ibintu by'Imana biducanga. Nawe urabizi ko biducanga? Bigomba kubacanga, kuko ikintu cyose iyo utarakigiraho ubumenyi kiragucanga, kuko bijyanye n'imiwezi bundi wamenya uti imikorere y'Imana utaranakizwa. Ndetse abo bicanga cyane ni ababa batarabimenya, badafitanye isano nabyo, batabirimo, rimwe na rimwe batanashaka no kubimenya. Kuko ubundi iyo ushaka kumenya ikintu ugiha umwanya ukagenzura ukareba. Iyo ugenzuye bikuzanira kumenya. Ariko hariho n'ushaka kubihakanira hari gusa. So biracanga rero nyine. Biraducanga. Tukaba twizera ko imbaraga mwazi ku Tanzania, Nigeria. Nigeria habiti kucyo abantu bakuze kuvuga ngo Nigeria. Abantu bahita batekereza Nigeria, ni ukubera iki? Nigeria impamvu abantu bahatekereza ko ariho
iyo abantu babonye umuntu ukoresha Imana ikoresheje nk'umuntu ibintu bikomeye cyangwa ni nkuko wagereranya n'ikuzimu. Ikuzimu muri iyi minsi y'abantu bakize byihuse bakabona ubukiri, abantu ntibatinya kuvuga ngo uriya ngo banza yaragiye ikuzimu. Urumva, natwe rero abakozi b'Imana iyo imbaraga z'umwuka wera zimanutse zigakora ibintu bidasanzwe, abantu ntibabura kuvuga ngo gashobora kuba yaragiye Nigeria cyangwa Tanzania, ibyo bihugu uvuze bibiri n'ibindi. Ariko hari impamvu Nigeria iri mu bihugu byakinnye amafilime, bakinnye amafilime, ni bimwe mu bihugu byazanye umuco wo gukina amafilime cyane hano muri Afurika. Buriya Nigeria niyo yabaye ya mbere mu gukina amafilime za filime. Urumva, noneho filime batangiriyeho zagaragazaga imbaraga z'ibinyabubasha z'abapfumu. Urumva, bagakora, ariko mu by'ukuri ni computer bakoresha until now. Ni computer bakoresha, umuntu akagaragaza nk'umuntu ari gita, umuntu akagaragaza nk'umuntu yasaze, mbese ibintu bigaragaza power, ibintu by'ibibaraga. Noneho izo filime rero ziri muri filime zakunzwe hano muri Afurika cyane ko nta bindi bihugu ibyo bintu bivuga abantu namwe nk'abanyamakuru mujye mubigenzura cyangwa n'abandi bantu badukurikiye. Igihugu cyatangiye gukina amafilime hano muri Afurika, ugende mubikoreho research, filime zabo zikagira impact hano mu karere ka muri bihugu bya Afurika na Nigeria irimo. None izo filime rero babanje gukora zabagamo imbaraga, zabagamo ibintu by'ibipawa by'abarozi, by'ibiki, by'abapfumu, by'abakonikoni. Izo filime rero zirakundwa cyane. Noneho rero niyo mpamvu usanga iyo barebye ikindi kintu cy'imbaraga babisanisha n'ibyo babonye muri filime, noneho bakumva nk'aho ariho bagiye kuzikura. Tanzania rero nayo iri mu bihugu bizwiho kuba harimo abarozi bakomeye bo ku rwego rwo hejuru. Nanone iyo babonye abantu imbaraga bashaka kubivuga bati banza yaragiye hariya. Ariko mu by'ukuri turenda kuvuga ngo ariko kuki baba bavuga izo mbaraga z'umwijima, kuki batavuga ku mbaraga z'umuremyi? Biriya ni ibiremwa. Ndagira ngo ubanze utekereze niba utangazwa n'ibiremwa icyo bikora, wakabanje kwibaza ku muremyi wabiremye. Ni supernatural power, ni imbaraga zimira izindi mbaraga. Urumva, bivuga ngo rero niba ushobora gutangazwa n'umunayigeri, ugatangazwa n'umutanzania, ugatangazwa n'umugabo cyangwa umunyegana, ukwiriye kubanza kwibaza Imana yabaremye. Imana yabaremye yifite imbaraga ki? Twe rero imbaraga duhamya si iz'abapfumu, si iz'abakonikoni, tuba tuvuga ku mbaraga y'umuremyi. Ndumva agira ngo ari ibyo. Urakoze cyane kudusobanurira. Hanyuma rega umenye ko hari ibintu abantu twibaza uburyo umuntu aba ahagaze ari muzima agenda, wamusengera wajya kubona ukabona yikubise hasi arigaraguye. Ntabwo n'ubu twumva biba byagenze bite. Ariko mwebwe bandi ni Abanyarwanda. Ndumva ubushize narigeze kubivugaho. Buriya mu Rwanda twebwe hano kuri Repubulika ya Rwanda yacu, hano mu Rwanda hari amateka yacu. Ni ukuvuga ngo mu gihugu cy'u Rwanda n'ubu uyu munsi hari impamvu tunasubiye ku cyo wari wambajije. N'ubu uyu munsi ntago bajya bemera ko hari umukozi w'Imana wava muri bo Imana yakoresha ibintu bikomeye. Niyo mpamvu babitwerera abandi. Urumva, bakabitwerera abandi ngo wagiye kubikura. Kubera iki?
hano mu Rwanda bino bintu by'imbaraga z'Imana ku gukora kw'Imana mbere ya jenoside ntabwo ibi bintu byari bihari, ubu butumwa ntabwo bwari buhari. Itorero rya mbere hano mu Rwanda harimo amadini atandukanye, ntari bugende mvuga mu mazina kuko ntabwo byaba ari byiza. Hari amadini yararimo, ariko ayo madini, nyuma y'ayo madini hari itorero, icyitwa itorero ryari rihari. Iryo torero ryari rihari n'ubu uyu munsi ikintu bizereramo kuruta ibindi byose ni ubuhanuzi. Ariyo mpamvu uzagenzure ubwinshi bw'abahanuzi bari mu Rwanda, ntabwo Uganda bariyo, ntabwo Tanzania bariyo, ntabwo Kenya bariyo. Ibi bintu byo kuba ugenda mu nzira ugahura n'umuntu ahanura, wahura n'undi mukecuru agahanura, wahura n'umwana agahanura, bifitanye isano n'itorero ryabanje mu Rwanda ryitwaga ngo ni iry'umwuka, urumva, ryayobowe cyane n'umwuka w'ubuhanuzi. Ari nayo mpamvu bijya bintera n'impungenge, bishobora kugirana isano no kuba uwatangije ubutumwa mu Rwanda muri icyo kinyejana ashobora kuba yari umuhanuzi. Urumva, niba atari ko byagenze, bifitanye isano n'indi myuka yahangaga ku banyarwanda bahanuraga bya gipfumu bisanzwe. Kuko iyo turebye hari abitwa ba nyirabiyoro barahanuraga, urimo urumva, barahanuraga. Hari abitwa abo njya numva ngo ni ba magayana, bamwe ntibari bakijijwe, hari umwuka wabahangagaho, wabahangaho bagahanura, bakavuga ibintu bizaba, kimwe n'undi mwuka wa gipfumu. Nka nyirabiyoro n'uw'imyaka myinshi cyane, ariko ibyo yavuze byariho. Byariho igihe yakubitwaga urushyi, sinzi niba ari mwami ki wamukubise urushyi, arangije atangira guhanura bitewe n'umujinya. Aturankubise se kuteye abagore kutazumvira abagabo, ubwo bazaba bambara nkabo. Uri muranyu sinzi ubwo urankubise, uzongera unkubite se igihe igihugu kizaba cyarameze ibihepfu. Ibihepfu yavugaga n'aya mabati tureba hirya no hino. Urumva nabo bari mu wundi mwuka. So ndenda kukwereka rero, iyo muje itorero ryabanje mu Rwanda kuba ryemeraga ubuhanuzi gusa, birashoboka ko waritangiye yari umuhanuzi, kuko Imana itangiye ikintu usanga ari igira ubwiganze bw'ababyakira. Niba atari ko byagenze, wa mwuka ahubwo wahangaga ku bahanuzi w'abacwezi bo mu Rwanda, waba ari wowe wakapucarinze itorero, ugafata itorero ukihindura umwuka w'Imana. Uyu munsi tukaba twaba dufite ubwoba ko uwo mwuka waba warafashe itorero. Ariko ubusanzwe itorero, ijambo ry'Imana ryemera ubuhanuzi, twemera ubuhanuzi, twemera Imana ivuga, ariko itagarukira ku kuvuga, ikiza. Iri torero ryari mu Rwanda rero mbere ryo ryemerera mu buhanuzi gusa. Iyo wirukanye dayimoni batekereza ko urimo dayimoni, sinzi urimo wumva, kuko ntibyari bihari. Iyo utegetse abadayimoni bakava, inzaduka nyine mwatuzana, inzaduka zaje nabo ni inzaduka. Niki kitari inzaduka? Ni kamera ni inzaduka. Ibi byose se byariho. Nta kintu kiriho uyu munsi kitari inzaduka. Nabo ni inzaduka, ni kamera inzaduka. Ibintu byose biriho ni inzaduka, ntibyari biriho. Ahubwo turimo turareba ibiri muri Bibiliya. Utarajya kuvuga ngo ni inzaduka, katurebe ibiri muri Bibiliya. Niba biri muri Bibiliya ntabwo ari inzaduka, ahubwo ntibyari bihari, byari bitarahagera. Kuko Yesu hari ijambo yavugiye ubutumwa muri Isiraheli, sibyo? Buraza butugeraho, sibyo? Ubwo igihe bukitugeraho rero
bwari inzaduka kuko abantu baraburwanyije ubutumwa baraburwanya. Niyo twari turi muri za Uganda bamwunga umwema bateri ibi ni ibiki byadutse, nabo rero bavuga ko turi inzaduka, nabo ni inzaduka kuko ntibari bahari. Nabo bakiza bari inzaduka ariko ibyo tuvuga si inzaduka kuko biri mu byanditswe byera. Warumbajije ngo umuntu kugira gute ngo kwitura hasi, kwitura hasi, ibyo kwitura hasi. Mbega mbere mu rusengero agenda ari muzima, yaza mu rusengero hanyuma mugasenga akikubita hasi. Ubundi mu busanzwe dayimoni yari mu muntu ntabwo aba ari umusazi. Dayimoni ntabwo aba ari umusazi. Umuntu arimo ntabwo abadayimoni bose batera ibisazi. Umuntu ashobora kuba arimo dayimoni w'ubusambanyi bumubamo, urumva, ariko atebeje, yambaye ikote, yambaye karuvate, akora muri ofisi runaka, mbese dayimoni amwiberamo nk'inzu yakodesheje abamo nk'uko nawe ufite ahantu. Uwo muntu rero iyo muhuye mu nzira nta kibazo, urumva, nta kibazo wamubonaho. Kugira ngo ubone ikibazo biragusaba kuba uri mu mwuka. Wowe ubaye uri mu wundi mwuka wera ukareba wa muntu, ni wowe ushobora kureba wa mwuka uri muri wa muntu. Uri murabyumva? Noneho tubonye ubuzima bw'uyu muntu uko iyo agenda mu nzira nta kibazo. Ashobora kuba umugabo, ashobora kuba umukobwa, ashobora kuba umudamu, ashobora kuba umusore, agenda mu nzira nta kibazo. Noneho rero iyo aje kuza mu rusengero, wibuka ibyanditswe icyo bivuga. Umwami wacu Yesu Kristo dukorera yaravuze ngo aho muzateranira muri babiri cyangwa batatu mukahateranira mu izina ryanjye, nanjye nzaba mpari. Yego. Wabyumvise? Noneho wa muntu aho yagendaga mu bandi bantu nkawe nabo bifitiye indi myuka nayo y'abadayimoni, buri muntu afite ibye byamuboshye. Noneho wibuka yaje mu rusengero rero ageze ahantu twateraniye twese, ariko na Yesu arahari. Kandi aho Yesu ari dayimoni ntashobora kuhaba. Niyo mpamvu abantu bagera mu materaniro bahagera, urumva, ukabona umuntu dayimoni amuvuyemo, ukabona abadayimoni bararize kandi yaje ari muzima. Ari nabyo bitera abantu kwibwira ngo hari nk'ibintu babashyizemo, ariko umenye ngo wageze muri area, muri zone y'imikorere y'Imana, ahantu Yesu yavuze ngo nimuhateranira nzaba mpari. Ariko nubwo tubona ari muzima, uriya muntu ashobora kuba we azi ikibazo afite. Nubundi umuntu, abantu benshi bajya kujya mu rusengero afite agahinda. Hariho uza yarabaye umushomeri, ubukene bumumereye nabi. Haruza ababazwa n'indwara, haruza urushako rwaranze, haruza ari ingumba. Ntabwo ubukuru iki gihe ntabwo umuntu apfa kujya mu rusengero. Mutagira ngo abantu mubona benshi bajya mu nsengero ni ukuba bakunze Imana, ahubwo baza bashaka gukira. Icyo kibazo rero uba ufite hari ubwo kiba giterwa na dayimoni utabizi, ukaza uribwa mu nda ubwita uburwayi busanzwe, kumva ari dayimoni. Ukaza ubuzima bwawe bwaranze, kumbe hari umuntu wakuroze. Ibyo nabyo bifitanye isano na dayimoni. Noneho wahagera, urumva, wa mudayimoni wari ukwishemo akaboroga akakuvamo. Uri murumva? Ababibonye rero bakavuga ngo urumva bigenze bite? Uri murumva? So ni ukuvuga ngo rero warumbajije ngo icyo kwitura hasi. Cyo kwitura hasi, buriya umuntu ni igihugu kinini. Umuntu ushobora kureba umuntu ahagaze, ariko mo imbere ni igihugu kinini. Kanguha urugero. Iyo dusomye igitabo cya Mariko ibice 5, twasanga inkuru y'umuntu wari warasaze
kumara imyaka myinshi ahura na Yesu bya bindi twavugaga. Mbibutse ko iyo muje by the way turabararikira dufite igiterane gikomeye kuba dukurikira ubu ngubu muri uku kwezi kwa mbere tariki 20 guhera tariki 25 kugera kuri 28. Iki ni igiterane kiteguye cyo kubohoka. Wowe uri yurushye, wowe uri ibisazi byafashe, wowe uri yo baroze, wowe uri yo kubyara byanze, wowe uri yo ufite ubuzima wumva Satani ubuzima bwawe yarabusiribanze, ngwino muri iki giterane Gasogi. Noneho uwo muntu rero ahuye na Yesu, dayimoni wari waramuteye ibisazi araboroga, arasakuza. Asakuje umwe, dayimoni umwe niwe wavugaga, ariko inyuma ye hari abandi. Ku buryo kumenya ko hari abandi yaravugaga, yakoreshaga aya magambo: uje kutwica, urumva turi benshi. Ndetse arababaza ngo muri bande, ngo turi ingabo. Tuvuga ngo ni itsinda ry'abadayimoni. Aba badayimoni tega amatwi nawe mwene data ushaka gusobanukirwa. Aba badayimoni bavuye muri uyu mugabo, ntabwo bashoboraga kujya mu ngurube imwe ngo bakwirwemo. Bibiliya ivuga ngo bagiye mu ngurube 2,000. Ariko wibuke ingurube imwe bavuye mu muntu umwe bajya mu ingurube imwe ntibashoboraga gukwirwamo. Bajya bari yari umuntu umwe batwaye mu ngurube imwe ntibashoboraga kujyamo. Bagiye mu ngurube 2,000 bavuye mu muntu umwe. Ibi nibyo bikwereka ngo umuntu umwe ashobora kubamo y'imyuka mibi yinjiyemo. Kandi ikintu kibabaje munyamakuru, dayimoni ntago ajya aba mu muntu ari umwe, ntago ajya apfa kuba mu muntu ari umwe. Birashoboka, ariko akenshi iyo umwe yinjiye azana abandi, kuko n'umwami Yesu Kristo yarabivuze. Yavuze ngo dayimoni yavuye mu muntu ngajya hafi aho, ngo yabona ibyari byaramwirukanye bivuyemo, akagaruka akajyamo, ngo akazana abandi, ngo iby'uwo muntu yakoraga bikarushaho kuba bibi kuruta ibya mbere. So bivuga ngo rero abadayimoni bavuye mu ngurube umuntu umwe, bagiye mu ngurube 2,000. Ubwo nimara gusobanurira kwitura hasi aho bivu. Noneho iyo rero umuntu urimo dayimoni iyo ahuye n'undi muntu mu bakozi b'Imana koko wasizwe uriho umwuka wera, uwo muntu aba afite ishusho nk'iya Yesu, wa wundi wahuye na baba dayimoni bari muri wa mugabo. None iyo muhuye rero baba dayimoni, mu guhunga kwabo ikintu kibanza kubaho habaho gucika intege k'umubiri w'umuntu yararimo. Wanyumvise? Iyo bamuvamo, iyo umwuka mubi kuvamo, ni nk'uko n'abantu iyo buzura umwuka wera. Iyo abantu buze kera, twebwe batubwiriza ubutumwa jyewe nkizwa, batujyanye kutubatiza. Icyo gihe twebwe twamaraga iminsi 3 turi ku gice kandi tuniyirije. Ureke ibi tugenda, abantu bagenda bakabatse bagashyira muri piscine, bagajandikamo, bagukuramo, ukavamo uko wakagiyemo. Ariko twebwe icyo gihe mu butumwa twakiriye, badushyiraga ku rusengero tukamara iminsi 3 twiga umubatizo, tutarya, twiyirije ubusa, batwigisha ku mubati guhinduka, kwihana ibyaha n'umwuka wera, ibintu bibiri. Baradutwaye batugejeje ku mazi. Jewe ubundi amazina yanjye nitwaga Ronald. Niryo ryari izina ryanjye. Nitwaga Ronald. Bajya kumbatiza. Batugejeje ku mazi rero, batubatiza twuzura umwuka wera, turarambarara.
turarambarara ku buryo batujyanaga mu mazi bakubaza turakubatiza nde wa tudashobora no kubivuga twagiye mu mwuka twamaze kuzura umwuka. Uwambatizaga rero kuko nari maze kuzura umwuka wera aravuga ngo mwise Manuel kubera ko runani ryakoneye kuri twari twagiye mu mwuka kuko iyo uri mu mwuka uyu mubiri nk'uko ubona iyo uri mu mwuka uyu mubiri udashobora gukora ibyaha niko niyo uza mu buzima bwawe ucika intege. None tuvuye mu mazi baravuga bati tuzi ko wiswe Manuel. Ndababaza Manuel bisobanuye iki? Ngo Imana iri kumwe natwe. Niryo zina ryawe. Ngiye kubaruza aba ari ryo zina. Ryari ntaho ryanditswe. Amazina yanjye ahinduka ryo. So birakwereka rero iyo umwuka wera aza mu muntu uyu mubiri nawe ucika iki? Intege. Kimwe nuko iyo turi mu bihe bisanzwe by'ubusabane bw'abantu n'Imana duhamagara mwuka wera, hari abantu buzura umwuka wera bakitura hasi ukagira ngo atari abadayimoni. Usanga umuntu yuzuye umwuka wera yikubisa hasi araboroga ararira, ukuyeho ko biba bitandukanye. Urimo dayimoni ukuntu amera wababoroga yikaraga ashaka no kurwana kubera cya kintu kimurimo, ariko urimo umwuka ahaguye ararira akaramya ukabona so nenda kwereka rero iyo umwuka rero umuntu urimo dayimoni yagiye kuvamo hari imbaraga z'umwuka wera iyo zitangiye kugaba igitero kuri wa muntu kuri yambaraga iri muri wa muntu ayitura hasi, kuko wa mubiri w'umuntu urimo dayimoni niwe ubanza gucika iki? Dayimoni yarimo amusohokamo niwe ubanza gucika intege agasohokamo akitura hasi. Rero ibi rero reka turebe ibi ese nitwe tubikora cyangwa na Yesu yarabikoze? Uceceke wumva. Ese Paulo muri Bibiliya arabavuga butumwa twemera, sibyo? Paulo, Petero n'umwami wacu Yesu Kristo. Urumva niba uyu munsi byo nkora Yesu ari byo yakoze kandi yarabivuze mu gitabo cya Yohana, havuga ngo unyize imirimo nkora nawe azayikora ndetse azakora niyiruta. Yesu abivuze? Reka turebe niba yarirukanye dayimoni umuntu akitura hasi, niba atarituye hasi ibyo nazanye ubwo cyangwa ibyo twebwe turimo byaba ari inzaduka nka bya bindi byanyu. Hano mu butumwa bwiza nko bwanditswe na Luka, ubutumwa bwiza nko bwanditswe na Luka ibice 9 ku murongo wa 37. Urumva tugiye kureba haravuga ngo nuko bukeye bwaho amanutse ku musozi abantu benshi baramusanganira, nuko umugabo wari muri bo avuga ijwi rirenga ati mwigisha ndakwinginze ndebera uyu muhungu wanjye kuko namubyaye ari ikinege, dayimoni iyo amufasha. Wabyumvise? Dayimoni iyo amufasha aramwanisha. Kumwanisha no kuvuga kumutakisha, kumuboroza. Aramwanisha akamutigisa. Umva ibikorwa bya dayimoni. Akamutigisa, akamubirisha ifuro. Ceceka wumve. Akamubirisha ifuro kandi amaze kumutera imibyimba myinshi akamuvamo biruhije cyane. Ku murongo wa 40. Ninginze abigishwa bawe ngo bamwirukane ariko ntibabibasha. Yesu aramusubiza ati yemwe bantu b'iki gihe biyobagiza, nzageza he kubana namwe no kubihanganira? Zana umuhungu wawe. 42. Ceceka wumva aha. 42. Umuhungu akiza bamuzanaho Yesu ari. Umuhungu akiza dayimoni amutura hasi aramutigisa cyane. Yesu acyaha dayimoni ati dayimoni akiza umwana amusubiza asari muzima. Yituye hasi cyane yituye hasi. Yituye hasi. Dayimoni amuvamo. Ni nk'ibi rero. Umwana aba muzima. Ni nk'ibi rero. Ahubwo ababirwanya nabameze nk'ababigishwa ba Yesu
uyu mugabo yari yarazaniye umwana bikabananira. Nibo babirwanya, nibo babihakana, ariko imbaraga z'Imana iyo zimanutse umuntu urimo dayimoni yakwitura hasi. Hariho n'abadayimoni bagenda umuntu atituye hasi, rwose pe bakakwamukaho bakagenda. Ese buri mukozi w'Imana wese cyangwa se buri muntu wese buretse gato aba bitura hasi akenshi baba bakora intambara yo kutagenda. Haba hari iyo myuka ibimurimo ariko idashaka kugenda. Okay, buri muntu wese yakirukana dayimoni kagenda. Kuba Kristo. Ubundi kuba Kristo hari ubutware rusange, hari n'impano. Kuko numurage kuba Kristo bose bahagaze neza mu isi y'umwuka, bahagaze mu mwuka. Amasezerano dufite aravuga ngo muzirukana abadayimoni mu izina ryanjye. Urumva, muzakandagira imbaraga z'ubutware bw'umwijima bwose. Ubwo ni ubutware rusange ku bana b'Imana bahagaze neza mu gakiza. Tugana ku musozo, nagira ngo mbabaze, nzi ko muzana ubutumwa bwo kubohoka no kwirukana abadayimoni. Abantu benshi, hari generation nyinshi, hari abantu kozi b'Imana bahise bakurira bahise bazamukira muri uwo muhamagaro wo kwirukana abadayimoni. Hanyuma ubu ngubu ntekereza ko bari ku rwego rwiza rwo gukorera Imana. Ubu ngubu rero ni iyihe gahunda mufite, cyangwa se ni iyihe vision mufite, ni iki mufite kugira ngo mwongere muzane ububyutse bufashe abandi bakozi b'Imana mu kwabuka mu mpano no gukorera Imana? Ikindi cyiciro biragoye, biratugoye, kubera yuko kuba umukozi w'Imana, ubundi kugira ngo umuntu abe umukozi w'Imana yakagombye kubanza kuba umukristo. Noneho nyuma y'ubukristo hari ibyo muri iki gihe cya none jewe nkanjye mfite impungenge zikomeye cyane, kubera turi mu gihe abantu badashaka kwihana, turi mu gihe abantu badashaka kwigishwa. Urumva, turi mu gihe kigoye. Noneho ugasanga ubundi twebwe tujya kwinjira mu gukorera Imana, harabo natwe harabo ubivuze neza. Yenda nkaha mu Rwanda maze igihe mvuga ubutumwa, hari abantu barebye umurimo w'Imana nkora cyangwa n'abandi babibonye imihamagaro yabo irabyuka. N'ubu uyu munsi bakorera Imana, ariko mu gihe kiri imbere, urimo urabyumva, natwe igihe cyacu cyari inyuma, hari abo twigiyeho, abariho ubu nabo hari abo bigiyeho. Icyo numva nyine cyabafasha nka generasiyo nshyashya igomba gukorera Imana, icya mbere nibagire ababyeyi bo mu mwuka. Icya kabiri, bagerageze kwegera Imana no gushaka mu maso yayo baciye mu nzira yo kwiriza ubusa no gusenga, ariko babanje kwihana n'ibyaha byabo. Ibyo rero bizabahuza n'iyo mikorere y'Imana. Ndumva aricyo navuga, kandi n'ukuri Imana ibahereza umugisha, ibagirire neza mwese abari badukurikiye. Nawe mwene data watwakiriye kuri iyi cyano yanyu, Imana ibaha umugisha. Ariko ndasoza mbararikira kuzaza mu giterane Gasogi kizatangira kuri 25 z'uku kwezi kwa mbere 2024. Yenda bazadukurikira ikindi gihe ubwo bizaba byararangiye, ariko turabararika mwebwe abataragera kuri iyo tariki. Ibindi bisobanura mwaza kuduhamagara kuri iyo nomero ya telefone. Imana ibahereza umugisha. Murakoze. Imana ibaha umugisha cyane, murakoze. Nakagaruka. Iyi ni IHIRWE TV, wibagirwe gukora subscribe.